ubwamamare bushingiye ku kinyoma bwahawe intebe. Ahazaza h'imyidagaduro yatangiye kwitaza ubuhanga bufatiye ku mpano. Wabonye amafoto yacicikanye agaragaza ko umukinnyi wa filime Inkindi Aisha yambitswe impeta y'urukundo n'umuhanzi Muchoma usanzwe ubariza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma uza kumenya ko bari mu murongo w'indirimbo uyu muhanzi yitegura gushyira ku isoko. Yewe ubanza warabonye n'amashusho agaragaza ko Regis yasubiranye mu rukundo na Nick, yatandukanye na Ga Promoter. Nimutangira kubona uruhererekane rwa filime bombi bahuriyemo mu rwego rwo gutuma abantu babahanga amaso. Mustafa Kido usanzwe uri umushyushyarugamba mu birori n'ubukwe, we yanditse ku rubuga rwe rwa X agaragaza ko atiyumvisha uburyo umukinnyi wa filime uzwi cyane nka Kirama ataka ubukene, yarangiza akajya mu itangazamakuru asobanura uburyo ageze habi, agaragaza ko bifite ikindi kibyihishe inyuma. Akomeza agira ati Kirama ari gukora media tour asobanura ngo yarakennye, ubu se ubukene se bukorera promotion. Uribuka igihe amafoto ya Rock Kimomo yacicikanaga mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga bigaragara ko yakoze ubukwe n'umukobwa witwa Ishimwe Carmen. Nyuma bikamenyekana ko ari bimwe mu bice bigize amashusho y'indirimbo Bambe yahuje Papa cyangwa na Soshomura. Nubwo izi ngero zose zifatwa nk'izaremye ibihuha, ariko kandi ntawabura kuvuga ko abifashishije ibinyoma batumye sosiyete bahanga amaso mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu ijoro ryo ku ya kabiri tariki 19 Werurwe umwaka 2025, Nyiringabo yasohoye amafoto amugaragaza ari kumwe n'umusizi Izzy Williams. Yatanzweho ibitekerezo na benshi, bavuze ko bari mu rukundo, abandi bagaragaza ko gukina urukundo n'uyu mukobwa byatuma imiziki y'uyu musore yumvikana cyane cyane. Ariko kandi Nyiringabo yabwiye ikinyamakuru Inyarwanda ko ari inshuti n'uyu mukobwa ndetse ko badakundana. Airways aherutse kubwira Isibo TV ko urukundo rwe na Juno rwari urw'ukuri, nubwo abantu batekereza ko ari ukwibeshya cyangwa atari ukubeshya. Uyu mukobwa yumvikanishije ko atubakiye umuziki we ku kinyoma, ahubwo yari yaratangiye paje nshya mu buzima bwe. Mu myaka yashize ubwamamare bwabaga ishingiro ku mpano, imbaraga n'ubuhanga bw'umuhanzi. Uburyo bwakoreshejwe bwari ubuhanzi bwimbitse, imirimo ikomeye n'ishyaka ryiyubashye. Uyu munsi ariko hari impungenge ku cyerekezo cy'imyidagaduro irimo kuganamo, aho ibirangaza biruta ibihangano n'icyitwa showbiz gisigaye cyarushije imbaraga talent. Ubwamamare bushingiye ku kinyoma, hari abahanzi batakibona ko ubuhanga bwabo ari bwo buzabahesha igikundiro, ahubwo bagahitamo kwiyubakira izina ryabo binyuze mu gukoresha amahugu, ibikorwa by'amanyanga ndetse n'imyitwarire irangaza rubanda. Bamwe bashyira hanze ibihuha by'uko bagiye gukora ibidasanzwe nk'ibitaramo by'ibihumbi, gukorana n'ibihanganye byo hanze. Nyamara byose biba ari amayeri yo kwigarura ibitekerezo by'abafana. Bamwe bagura ibitekerezo, ababakurikira followers, cyangwa bakishyura ngo indirimbo zabo zifatwe nk'izamamaye, nyamara mu by'ukuri nta gaciro bifite. Hari abahanzi bahisemo uburyo bwo gutukana, gukoresha imvugo mbi cyangwa gusebanya kugira ngo bavugwe. Ibi byagiye bibaho mu myidagaduro, aho bamwe batangira intambara zishingiye ku ntambara za baringa. Ese uribuka urukundo rwa Shaddy na producer yewe byarangiye gute? Buri umwe yasubije mugenzi we yifashishije imbuga nkoranyambaga ndetse agaragaza ko habayemo gutakaza igihe. Hari aho Shaddy yagize ati ariko se iyo mushishoje mubona yewe yamariye iki mu buzima bwanjye? Rero akazi kararangiye.
yewe gumana amafaranga yawe, ntayo nkikeneye kandi azagufashe kuko ubu njye ntayo nkikeneye. Ariko kandi ikindi gihe n'undi uwo ari we wese ntazigere yongera kumenyera. Uri umubyeyi w'abana babiri rero ngomba kubarera. Gumana amafaranga yawe, ntayo nkikeneye. Producer yewe abwira Inyarwanda ati reka ngerageze kubisobanuraho gato byumvikane. Ese wakishyura umuntu ukamwishyura kwigira byuka akirirwa akwandikira message z'urukundo? Njye kuri njye sinakwishyura urukundo, reka ndatekereza ibyo nanditse kuri konti yanjye ya Instagram. Narabikoze kugira ngo abantu babone ko ibyo babwirwa barimo kubeshywa. Uyu musore yavuze ko nta mafaranga afitiye Shaddy Boo, kuko nawe mu byo yavuze ntiyigeze avuga ko ayamufitiye. Ariko kandi ntiyumva ukuntu yakwishyura Shaddy Boo kugeza ubwo amafoto n'amashusho byasohotse byerekanaga neza ko baryohewe n'urukundo. Yavuze ko nta mafaranga yagombaga kwishyura Shaddy Boo kuko ubwo bari kumwe yabonaga ko bari mu rukundo. Mbese ntakazi yahaye Shaddy Boo ko kumukunda. Avuga ati ese namwambuye iki? Avuga ko namwambuye angahe? Ese rata tuvuga ko yaba ari ibyo twapanze. None se koko wakoresha umuntu akajya muri social media akakuvuga neza kuriya nk'uko yabikoze, agakora post tugaragara ahantu hatandukanye turi kumwe, birangajwe n'urukundo rwinshi cyane ndetse n'ibindi byinshi? Niyo mwaravuganye amafaranga kuko ubwo wakanga kumwishyura? Oya, mu magambo make ntacyo numva ngiye ngomba kwishyura kuko ntabwo kari akazi. Ahazaza h'imyidagaduro hatangiye kwitaza ubuhanga bufatiye ku mpano. Nubwo ibirangaza byafashe umwanya munini, impano z'ukuri ntizizima burundu. Abahanzi bafite ubuhanga butavangiye ndetse n'ubwitange baracyahari, ariko ntibahabwa umwanya ungana n'uw'abakoresha uburyo bw'amanyanga. Abafana batangiye guhinduka. Ubu benshi barasaba umuziki ufite ireme aho gukurikira abahanzi bazwi gusa kubera amahugu. Imbuga nkoranyambaga na serivisi zo gusakaza umuziki zatangiye gukumira ibikorwa by'uburiganya, bigatuma impano y'ukuri yigaragaza. Zimwe mu nyandiko ziri kuri internet zigaragaza ko mu gihe isi y'imyidagaduro igenda ihinduka, abahanzi bafite amahitamo abiri: kugendera ku buhanga n'umurava bagahanga ibihangano bifite ireme, bagakora umurimo ukwiye mu buryo burambye, cyangwa bagahitamo gukomeza inzira y'uburyarya. Ariko bigira iherezo ku bafana. Biratinda ariko abafana bakamenya ukuri kuri kubaryarya. Ubwamamare butajyanye n'impano n'ubuhanga burangira busenyutse. Icyo abahanzi bagakwiye kwitaho si ugushaka amayeri yo kumenyekana by'ako kanya, ahubwo ni ugushyira imbere ubunyamwuga n'imbaraga mu mwuga wabo. Mu gihe imyidagaduro irimo guhinduka, abantu batangiye gusaba umuziki n'ubuhanzi bufite ireme. Ibyo bikaba ari amahirwe ku bafite impano za nyazo. Umuraperi Dany Nanone aherutse kubwira Inyarwanda ati ubwo Kendrick Lamar yahuraga n'abaraperi bo mu Rwanda mu mwaka wa 2023, yababwiye ko kubakira umuziki ku kinyoma no gushaka kubaho nk'abandi atari ibituma umuhanzi akomera ku isi. Yabahaye ingero z'uburyo yatangiye umuziki ashaka kwigana Jay-Z ndetse na Nas, ariko umunsi yagerageje gukora ibye nibwo yabaye igitangaza ku isi. Muri iyi minsi sosiyete nyarwanda ya showbiz nyarwanda iri gushingira ku kinyoma cyane, ariko abantu benshi bakomeje gusaba abahanzi gukora ibintu bifite ireme, bakagabanya kubakira ku bintu by'ibinyoma, kuko ikinyoma ntikiramba.
ese wowe niko ubibona? Reka nkwibutse ko yari byose entertainment. Tuba tubigezeho ubucukumbuzi tuba twakoze. Kora subscribe, fungura akazogera kugira ngo utajya ucikwa n'amakuru tubagezeho umunsi ku wundi. Ukande ku like, usharinga ino video kugira ngo ubashe kugera ku bantu benshi. Hamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.